uru rubuga rw'abatinganyi ninde warukoze, ninde warwubatse? Dukeneye kumumenya. Iyi nkuru ihise ihinduka amayobera. Godfather mbaye ikizungerezi. Ukuri ni ukuri. Ukuri ni ukuhe muri iyi nkuru? Ahangaha biraza gukenera itegeko. Munyumve neza cyane. Aha biraza gukenera iki? Itegeko. Dore Jihad ukuntu ari kureba Semuhungu. Iyo foto hariya twaje kwiyemeza. Jihad nta hahuriye no nicyo navugaga. Iyo foto twaje kwiyemeza iki muri kumuzanamo buri gihe yego riri nanjye byanyobeye kuko bahuza mageragere mu mahoro yiwe muramuzana hano kubera iki kandi Karame nagusaba ugafunga mike yawe. Yego nari Sande ndamukunda riri oya namwe ntimugashinyagure. Amaze amezi 5 muri kumukompara n'umuntu mwagiye mugira imitima. Riri funga mike yawe. Yayifunze. Urakoze cyane. Ihangane wibabara. Nta bintu byadanje. Iki ngiki nicyo njya nanga. Reka babwire ikintu kimwe. Umunsi muzemera ko turi muri showbiz, turi kumwe, umunsi muzazana amarangamutima hano, ayo marangamutima mujye muyigiza hirya. Urakoze cyane Mrs. Clock. So twumvikana ikintu kimwe. Njyewe iki ngiki nicyo kibazo ubundi ntabwo nakabaye bazamura no kuri pano. That's the big problem. Umuntu azamura abantu basanzwe wakabazana kuri platform akabaza ngaha tukaza kubruhinga turi kumwe namwe. That's the big problem. Ibingibi nuvuga nganga tuba twabaye nka ubundi polisi n'abakolege b'abaturage, ariko igihe cyose bamaze kubatizera polisi ntizana ikiboko ibintu birapfa ntabwo ikora akazi neza. Mbasabye kudashyira ko twumvikane. Reka manze numva uyu nguyu. None mu tugifite yego dfa internet yarinshiranye ntabwo nigeze menya nyine ukuntu mwanshubije agarutse nsanga ikiganiro cyahindutse. Uyu se ninde? Umusimbuki itwagiza amakuru Semuhungu nzaniye sense. Munyumve neza cyane. Ndagukunda. Urakumva? Iyi nkuru ya goregore. Nibo bari waba bari ukavanga ririnda gusabye. Please, reka kubekinga ibintu big deal. Reka gukora ibintu big deal. Please, Lady. Urabizi ngiye baramanura nimvuga n'ijambo rimwe myuta uri kuvuga. Tuza Shedi. Iturize sibyo? Reka niturize. Rwose none wajeho the beni. N'undi muntu nkunda noneho yebaba. Riri ni njye nyine gukunda myutinga njye nawe. Namyutinze nimwongera kunyumva. Miss Clark, thank you so much. Turi kujyana ibyo bintu byanyu byo kuzana. Urimo kumva ibyo kuzana amarangamutima yanyu mukazana no ngo Jihad se yarafunzwe nazongera kuvugwaho. Reka mujye ko Jihad ari icyamamare yaramamaye. Urumva? So kuzana kano gafoto akaba ari ugiye kutwakirira Semuhungu mageragere niba azajyayo kama kawaida. Yesu nashimwe. Ariko mwagegere byegereje umutima. Nta bintu byo kwegereza umutima hano, nta bintu byo kwegereza umutima. Turi mu myidagaduro ubu ngubu ndababwiza ukuri ko abantu bose turi kujya yewe akasikiye kirarunguruka iki amana gutwa nagushumutse n'iki mageragere no kurunguruka Jihad ku gikuta cya mageragere ndi kureba ukuntu Semuhungu. Reka mbabwire hari ifoto nanjye ndumva n'imagine nyine sinshaka kuyivuga ariko hari ifoto n'imagine ndi kureba bagiye kurya Semuhungu ari kureba Jihad hajya kuri ko mwagiye mureka. Hari ifoto n'imagine mwabuno buzima mana yewe ndi kureba bagiye kurya bagiye muri recreation Semuhungu.
urimo iyo kumva ushaka sande so gahunda uko ubwo biteye dufata rero hariya nta recreation haba iriya ntago ari interina ntago ari amashuri abantu ntibakingiranye ibyo bya recreation biveho ibyo bintu byihorere muhura mute bahora bahora mu kibuga babyuka saa 11 saa 12 bakaryama saa 4 nta muntu ugomba kuvuga ese titi nkawe wabaye hariya kanyumvira umva ibyo riri mu byihorere ibyo bintu nimba ari gutyo mutangiye kumaza ngo nkawe wabariye hariya mubyihorere ngo myutinge man nta nzu mafite oya titi reka nkubaze ikibazo unsubize nkawe wabaye hariya udo urongeye uhindura imvugo ni akabazo kamwe gusa tubwire nkaho uzi story z'imageragere wimbwa ngo wabaye hari ntabwo ari byo ngiye kukubaza oya ndashaka zande ceceka titi nkawe wabaye hariya nganyumvira ririmbaza ngo nkaho uzi story z'imageragere ntabwo reka ngo ndangize mbaza gutyo nkawe wabaye hariya nkaho uzi story z'imageragere ririmbaza gutyo okay nkawe uzi stories z'amageragere urabona yuko umunsi Eric Semuhungu ntago mbimwifuriza pe aguye na Jihad hariya umuriro ntuzaka kubera iyo mpamvu rero riri umpaye impamvu nziza kubera ko ibyo byibajijeho niyo mpamvu rero mbise cyane niyo mpamvu nzize n'iyi foto riri nuza Kakimu yaravuze ngo hari ahantu haba ari ishuri ushobora gusanga hari ahantu ari ishuri ry'uko ibibazo byabo bizarangira mfite ubwoba nta kibazo kidaba sinzi impamvu ndi kumva Eric atazamanuka amageragere oya ntabwo rwose birashoboka ko atamanuka kimwe n'uko yakongera ngo Jihad asohoka byose birashoboka cyangwa bagahuriramo uretse gato impamvu ndi kubibona sibyo se kuki muhuza Eric na Jihad kandi badahuye mani waziba Sande uyu munsi yaje muri the owner image mureke ndakwereka umva babwira ikintu kimwe urukumva niba ngiye ibi bintu biranshatse urukumva niyo mpamvu nabwiye ngo tucye tureka niba mujya ngo mureke dutegereze itegeko rikora ibyo rikora urukumva ahangaha sinzi impamvu ndi kumva Eric azasohoka ntajye mageragere kabisa sinzi na muri kubibona n'abafite umuriro y'amahirwe kwanza ashatse yanaburana imibonano mpuzabitsina titi se ikibuno ni igitsina ngo gikabano ugize ngo iki ikibuno ni igitsina umva ibintu ukabona ari kuvuga ibintu ukabona ari kuvuga kwanza wa mugari ni gute bafashe ibintu kwa nyine yego bagomba guhindura inuza bagomba guhindura bazahindura imvugo kuko iyo mvugo ubwayo ayivuze ukabana ndumva nawe azi utuntu duke urumva bagomba ari kugenekereza ni gute mwabwira ngo ni imibonano mpuzabitsina bahujije ibihe bitsina none zumva n'abahaye topic nibyo nabyo ni gute umwoyo wahindutse igitsina se iryo ni umwoyo kubera ko ari cyo cyabo ahubwo hari ikindi kintu brother karata gusubiza icyo warumbajije buretse gato ikindi biri muri biriya bintu Keza yasomye ko bamutinganye ko bamuriye na bakabaryana birimo yiregura ngo birimo Godfather ariko mu rukiko baragowe bararushye wagiye ku rukiko ariko umunyamategeko byonyine ngwino kuri TikTok umunyamategeko wa Semuhungu ahamenya ko ibyo gusambana nabo yabibakoreraga nk'uko nabo babimukoreraga bityo ko nta gahato kabaga niba ari Faxman bari babyumva nyene c'était vice versa God niba ari Faxman nari ndi kuvugana nawe mu kanya murekaze singoye sawa yaje uriya mwana wavuze ko yakorewe blackmailing Semuhungu nagaragaza message amubwira ko amaze igihe kinini adashaka gutaha nagaragaza ko yashakaga ko ataha niyo ngingo izamurengera abigaragaza utese ko batabicase ko yabimubwiraga baryamye mu burira kamwe yataha
amuryamye urabona usanga baravuganaga na mama we cyangwa na mama we hari abana ababyeyi bohereza abana babo gushaka umugati ahubwo kizamuhama ni ukuvuga ngo gukangisha. Munzanire kamarade wahageze. Gukangisha nyine kugira ngo yavuze ngo nutagira ibintu ngo dufata hari ikintu wari wavuze uri kwa ngo ibyo gutanga gushoboka urumva akenshi bikunze kugorana nkuko nabikubwiraga akenshi biragoye iyo umuntu nakubwira atakurikiranywe ibyaha bingana gutyo biragoye kurekurwa ibyaha biri hejuru y'imyaka 5 biragoye biragoye urumva kuko iminsi 30 si urubanza urumva ntago ari urubanza ni ukuburana ni impamvu zikomeye zituma umuntu bizo amyutinze urumva ni ukuvuga ngo hariya rura ntago ari urubanza mu mizi abantu nabonye bakunda kwitiranya iminsi 30 n'urubanza mu mizi iminsi 30 si urubanza ni ukuburana ugaragaza impamvu zikomeye zituma ukurikiranwa uri hanze n'ubushinjacyaha bukagaragaza impamvu zikomeye zituma ukomeza gukurikirana ufunzwe ubwabyo kuba kurikiranyeho ibyaha bingana gutyo ubundi akenshi ibyaha biri hejuru y'imyaka 5 babyita ibyaha by'ubugome kandi akenshi umuntu wikurikiranye icyaha cy'ubugome urumva kugikurikiranwa apana kugihamya gufata ku ngufu ni icyaha cy'ubugome icyo cyaha gusa bwacyo akurikiranweho ni icyaha cy'ubugome bivuze ko rero izi ni mu mpamvu zikomeye zitatuma akurikiranwa afunguwe urumva kuko akurikiranwe ibyaha 3 kandi byose bitari munsi kira cya mbere ubwabyo wabibonye ko BTR yavuze ko ubwabyo aramutse agihamijwe n'urukiko it's a 15 years in jail urumva ibikangisho nabyo nuko nguko ni imyaka 3 urumva ni imyaka 3 ni imyaka 3 nimba nibuka neza ingingo sibyo akazamo harya kira cya 3 kindi ni ikego tufanyibutse gusakaza amashusho ibyo bya rero 3 byose akurikiranwa ziri mu mpamvu ni ibyaha 3 sheri ni 3 bavuze ibyaha 2 ibyabaye ibyaha 2 sawa urumva nge numvaga gufata ku ngufu ariko si wayibashije no gusakaza kudusomera ni 3 ntabwo ari 2 no sira groupe none ni 3 mani Keza ariko sereka mumaze Keza uretse gatoya Godfrey wambwiye ngo muting ariko nabyemeye ari kuregwa ibyaha 3 ngaho myutinga turabyumvishe kandi Keza numaze kubidusomera ariko araje tubwira ngo ni 2 murakoze nari ngikomeza mu myutinga urumva Godfrey nari ngikomeza no kuvuga ati rero iyo ubwo nari mbanje ku gice cy'ubushinjacyaha izo mpamvu zikomeye bashobora kugaragaza bakavuga ati nyakubahwa perezida w'urukiko bitewe n'ibi byaha umuntu akurikirana kandi ubike ko bavuga ko iperereza rigikomeje urumva bafite impungenge ko ashobora gutoroka ubutabera bitewe n'ibyaha akurikiranyweho ko biremereye icyo ni icyambere rero ku ruhande rwa Semuhungu hari uko meterewe ashobora agaragaza yuko nta bimenyetso bihari bifatika bigaragaza ko umukiriya we urumva haranahuriye n'icyaha cyo gufata ku ngufu cyane cyane ko Semuhungu abyiyemerera akavuga ati ngiye twarabikoze urumva ariko ntago nigeze mbafata ku gahato urumva metero akaba yavuga ko mu mpamvu zikomeye ukiraho cyane ko yabibakorera nabo bakabimukorera ibyo ngibyo ntabwo rubirebaho Semuhungu ni ukurikiranweho ntago bari aba victime nigeze abarega nibo bamureze Franco icyo ngicyo cyuko babimukoreye ureke kubigarukaho abareze nibo bahabwa agaciro kuko Semuhungu ni yareze ko babimukoreye icyo kintu uze kukibuka haguye yari kwiregura no kurega biratandukanye kuko ayo ngayo mu rukiko buretse Franco buretse uzinyumve ayo ngayo mu rukiko bayita amatakirangoyi nicyo kinyarwanda ni nacyo banakoresha ayo ngayo bashobora kwita amatakirangoyi kuko urumva yabivuze kwiregura wamaze kuregwa urumva ayo bayita amatakirangoyi uze kubyumva neza so ikintu kiriho ngendiho ibyo ngibyo byuko yabikorewe nawe bamubaza ibimenyetso byuko yabikorewe kuko nawe ari gukoresha amagambo niyo mpamvu navuze ati ngenda cyaryamye ku bimenyetso nkuko nawe wahihoze ubivuga rero ino minsi 30 Godfrey biragoye ko Semuhungu bashaka kumurekura bamurekura ariko biragoye cyane so ndasoje kandi
atanze Eh? ingwate afite ingwate 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 se ingwate akurikiraho icyaha ingwate cy'ubugome wapi ingwate kuko ikunda kwemezwa nyine ingwate uyishyiramo ariko ntago bapfa kaba ni no gake karame ni gake kitavuze ibihano afite bifite imyaka iri hejuru myinshi imyaka iri hejuru y'itanu ishobora gutuma ubushinjacyaha bugira impungenge ko ugira yatoroka impungenge ko ubutabera watoroka hejuru y'imyaka 5 niko biba bimeze Oya, na jihad wari uri munsi ntago jihadi kandi mwageze titi yego umushu wanjye mba nkubwire ibintu uvuze nibyo almost 100%. nkamuvuga niko biba bimeze ntabwo bapfa kuguhereza biravuze bashobora kuba bamugira umwere mu mizi ariko iminsi 30 bitewe n'iperereza ko rigikomeje kandi akurikiranywe ibyaha bikomeye sande mana yanjye sande arabangama reka myutinge so urumva rero Godfather ni uko nguko nari nsubije icyo kintu warubajije ngo uri kuvuga ngo biragoye akurikiranywe ibyaha nk'ibi ngibi bifite imyaka ingana gutya twebwe twarajuriye ubwo Imana nitugirira neza wowe nande wowe uri metere ese titi uzi ko bro Imana rwose urashaka guhuza imanza ebyiri aribyo twanze nari ngiye kugusubiza ku cyo wari uvuze Riri iki urabizi ko Riri atumva n'ifoto impamvu iri Faxman ngo bimeze bite ni sawa cyane Godfather waramutse nako wiriwe neza bitewe naho uri waramutse uvuye ku rukiko mvuye ku rukiko rwaburaniragamo nde mvuye ku rukiko rwaburanagamo DC Clement nahageze isaha y'isaa moya n'iminota nk'irindwi urimo kunyumva nari negereje kumva ibyo amatwi yanjye yari ategereje uwo ngo ni Sando guhamagaye ndabihamye ni nimero isanzwe ahubwo komeza tugenda hanyuma modereta uri kuzamura abantu ninde ariko se aba modereta ni n'abavuyo ninde modereta ndazibambura mwese mbamanuye ntabishaka ninde muntu uri kuzamura abantu ninde muntu uri kuzamura abantu ko mbamanuye mbishaka stop namudashobora kuba platform ngo mureke muze muvugire mugire platform yanjye akavuyo ndabatumura ngo mujye gufungura izari mufite platform ntabwo ufite ubasha bwo kuzamura abantu n'abamanuye ntawe nazamura ngaho mutinga mic please ndabasabye twubahane umuntu uri buvuge akavugira mu wundi ntabwo mumanura mu boroka let's respect each other mureke gufata platform ngo mugire akajagari turi kumwe hagira ubeshya avuge ntamuhaye ijambo twagiye nani Faxman twagiye erega muraje mufashe platform mugize y'agatobero uretse gato Godfather tuzakurambirwa pe umva nkuko warambiye we iwanyu ukagenda ukava ukajya kudandaza amagara kakumboro kutarandambirwa amase we banyoko uzandambirwa nanjye nkurambiwe mbere ndakuborotse
yo mu minsi ya mbere y'icyumweru kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Inkuru rero uwitwa DC Clement we ubwe akigezwa imbere y'ubutabera ahagaze rwose yambaye ibisabo nkararangatanya nkasanga nta muntu bakora ntwari, ubwo ndavuga abo ku isibo yewe n'umuyobozi mukuru w'isibo ntabwo yari ahari, n'inshuti za hafi yewe nararangatanyaga amaso nkabona ntabahari usibye umugore we wenyine wari uhari. Uwitwa DC Clement yahise amanika ikiganza avuga yuko afite imbogamizi atari buburane, ko bamaje ati witeguye kuburana, aravuga ati njyewe ntabwo niteguye. Yarongera azamura ikiganza aravuga ati ndagira ngo nsobanure, avuga yuko nta mwunganizi yari afite, yabonye umwunganizi kuwa 4 kandi dosiye batarayiga neza, bityo rero akaba asaba gusubikirwa bakaba bamuriza indi tariki yo kuburana. Umugore niwe umuburanira n'ubwa mbere mubonye, ubwo ni umudamu bigaragara nyine ko yariye, nawe aravuga ati yego dosiye ntago ndayisoma neza, ntago turayinonosora, asaba yuko yasubikirwa akabura n'indi tariki. Urukiko bafashe nk'umunota nawe utuzuye bahita bamwemerera yuko asubikiwe DC Clement akazaburana kuwa mbere, ku wundi wa mbere. So nabonyemo ikintu kimwe Godfather. Oya uretse gato niba nkumvishe neza, uyu mwanya wose ufashe washaka kutubwira ko Clement ataburanye ahubwo yasubikiwe azaburana kuwa mbere? Yego. None tugiye gusesengura ko azaburana kuwa mbere? Ariko Godfather oya dore ikintu ngiye kukubwira narakigarutseho nimugoroba ndi kumwe na Sandra. Nanjye nicyo natekerezaga. Uretse gato ngusaba reka tumaze igihe dutegereza kumva ikizava mu rubanza, sibyo? Okay, inkuru ihari yasabye gusubika. Wajya ubara Faxman. Godfather wajya ubara Faxman. Mbega umurara yahereye mu modoka avuga n'izina ry'umushoferi agiye Godfather urumva Faxman yatangiye YouTube yewe, mujye mumubabarira pe. Okay, twagiye Faxman, ubwo tutegereze kuwa mbere. Ndashaka kumenya ibyavuye mu rubanza, kuko urumva turategereje dufite amatsiko. Nta rubanza rwabaye, niko Faxman mu yandi magambo yari kuvuga mu munota umwe akavuga nta rubanza rwabaye. Basubitse ntibaburanye, bazaburana kuwa mbere. Urakoze cyane. Oya uzi mpamvu mba nabikoze se, hari abantu baba bakeneye kumenya uko byari bimeze hariya, niyo mpamvu nagiye ariko Faxman Kasipari hano wabisubiramo? Ibi bintu uvuze Kasipari hano wabivuga? Gasipse ndamutumye kubizi. Twagiye tuvuye, so ibi ngibi tuvuyeyo. Urakoze cyane umbere ya Kasamutwe. So reka tugaruke ku nkuru ari kuri igitangaza. Tarabwiye Godfather kataraza nzakazana. Wagira ngo Godfather ngo mvuga ngo ntabwo yaburanye yasubikiwe, gusa murakoze ibyo gusa. None washaka kuvuga ikihe kirenze kuri ibyo? Nagaruka. Reka tugaruke ku nkuru yacu rero ya Semuhungu we yaburanye. Nibwo tutagiye kureba inkuru ya Semuhungu ukajya kureba inkuru y'umuntu utari buburane? Oya urumva DC Clement. Yego. Nabonaga ari inkuru cyane. Yo. None ya Semuhungu iragucitse. Ese Faxman iya DC Clement kuyivuze twari mu ya Semuhungu, niya DC Clement ntuyivuge, ntabwo uyivuze neza. Kubera iki nayivuze neza se? Cyambere si uko wumvishe ko ataburanye.
urakoze cyane, reka dukomeze dukandeho ikiganiro twarimo. dukandeho Banyarwandakazi, dukomeze inkuru yacu, urumva mu following, reka dukomeze inkuru yande. Dore abanyarwanda ukuntu ari abatesi. Mbere yuko dukomeza, munsomere iyo nkuru. Umuturage umutera muteye amazi atajya kumurega kuri Twitter kuri polisi. Hanyuma ariko se hagize umuntu unyoreza ifoto ya Semuhungu ari wenyine, hanyuma dutapige screen ngo fax man bamuboro